akira welcome tubaye ikisi ari amavuta n'angara ayangaya ari zira nibi ziriya zira nazo ni bitatu amafaranga nashyize kuri konti amafaranga yose yashyira bana bazaba bahembwa urindisha bavuga nagato ntabyiba cyose njye mfite igisasu hano mwana mataje rebe beresi cyane urubu umutwe we turutuka Makundi wakarangiza na twicisha imbunda cyangwa dukukubita amabuye ndabona gacuruza na peteroli katuyifata tuyigasukayo ububare bw'abantu bari bugice n'ibubamarire wenda ibintu bifite byose mu bitwabyo ndabona gafite n'ibyuma byiza ariko reka nkwereke reka tugatabe icyo tukagongesha imodoka fata ya benzi yawe fasta ayo mugiye kunyica mubabare hasi urahaguruka gato ndahita nkurangiza mbabarira ntabwo mwongera igishoboka se kabyibagiwe ndahita ngenda ahita nkanagaye umbabarire n'umutishoboka umbabarire reka tugafata kakajama tujye kugata twicisha imbunda cyangwa dukukubita asi butike ni abantu bakibamo usigaye ukorera stile hano sha habaye ndabona gafite n'ibyuma byiza atinya corona ceceka udasakuza bigaturika iturizwa n'iki ceceka udasakuza bigaturika ibyo bana hasi urahaguruka gato ndahita uraturika sha wacana urasubira hasi ndeba ari radiyo ibyana byarasozera igishoboka se kabyibagiwe ndahita iradiyo barimo barakubwira ngo udaturika uriya modoka iki kiganiro se ni icya corona wowe reka tugafata ni radiyo siko bari aba bahamba banyibye bamaze umwana mwese ubu inzoga zawe zirimo araziriye kanawe bagusigira cyo kuzagusigira impano ngiye ubu radiyo n'inzoga zawe zirimo arandurangane radiyo bari bane uziko nari ngize bagishwa ngo bagiye kuntera amashoka baneze siko nashaka agahene zishasi urahaguruka gato ndahita nkurangiza ntakundi ubu nanjye ntacyo nareba nta bucuruzi bwawe igishoboka se kabyibagiwe ndahita ako kweri nka biriya birara byahagurukiye igihugu cyacu cy'u Rwanda ubu ngubu turabigenda ngiye kujya kuri ribu mbateze leta ibi ntabwo mbyemera ngiye rwose inzoga zanjye bamombeshe ntabwo ibintu byavamo kanze bamagare meya ahangane na biriya birara kuko ibi si ibi ntabwo ari ibintu by'u Rwanda Halo meya. Halo. Ni wa mucuruzi bita Fisi. Wahandi hagana henyibuse. Ibirara byaneye ku manywa y'hangu narakubwiye ngo uzuze irondo muri quartier. Irondo nohereje aho hose. Konguki ibintu byose babimazeho n'inzoga nta kintu ngo ufite. Waneze na grenade nsanganira radiyo. Noneho bivuze ko ubwo mu kabari nta kintu usigaranye. Sawa tebuka urebe uko bigenda rwose nkamenya. Kandi mu byagaraga umuntu azongera kuguha amajwi. Sawa nta kibazo ndaje mbikurikiranyeho. Serana uheruka kwiga ko ndeba bibereye ibintu by'ibifere cyane papa ndiga nta kibazo usanga babijya biga neza mwana wanjye utazatsinda ugomba kubona hanze aho uri ikiranga sibyo kandi ndagukunda shati inzoga iraryoshye kabisa mwana wa ntuzanywe inzoga ni mbi zangiza ubuzima bw'abantu ariko nturebe ngo njye nanjye zizanyangiza kuko njye ndi mukuru iyo urengeje imyaka 18 wemerewe kunywa inzoga sibyo Halo. Oui, muraho neza bwana muyobo. Ngo hari inama y'akarere. Ibyo bintu ko bitunguranye.
ariko nta kibazo mu kanya maze kuruhuka gato ndahita mpamagara guverineri mubwire ukuntu gahunda zimeze. Sawa mugire umunsi mwiza bwana muyobozi. Sawa. Mwana we, dore bambwiye ko hari inama, ndananiwe kanjye kuryama, ariko ngiye kugutuma utebuke. Genda undebere kwa Foxy unzanireyo akantu kariyo twavuganye arakaguha, njye kuryama. Foxy. Tonde. Namuvera mumbabarire. Amafaranga ari he? Amafaranga ari kuri banki rwose. Nandi wahishe muri toilette. Mbega icyuma we. Mumbabarire. Murebe ko kiraho mu kabari. Murebe. Ariko mumbabarire munsi gato. Ikavuge. Mumbabarire katajyana umuntu numva vuga. Udatuva bari abarinzi baza. Giye muteze grenade. Nubyuka gato. Nyine ubyise bamenye ko itiko turikana. Wa mudage. Uri koma gato. Leta turika. Tata Paul nawe dusuka. Cyari gifite n'inzoga byose. Wibeshye gato. Wibeshye. None sakuze. No. Nyakubahwa meya hanze hari umuntu ugushaka. Mbabarira utavuga cyane igisasu kikaduturikana we. Mbabarira va hano genda ntabona ko baneze igisasu. Tutandurika. Mbabarira ndakikundira ubuzima. Reka. Cyo ni igisasu wa muntu. Ngo nyise ngo iki? Nyina abadage urabona ni abantu bavaga mu Budage kera. Usemeye urabona inatarivuka kwe. Ubu koko ushatse kuvuga ko banyibye baneze voka. Ntabwo byumva wapi. Ndahita mbarangiza. These nuts. Akabati wakurije imodoka ko yagiye yadahetse twayitwarira. Gusora n'ibyanya ko cyane n'ibya. None se ntabwo uzi ko ndi tonto wawe? Wowe ntabwo yakubwiye. Nese imodoka turi hari ifite amategeko n'akabati sibyo. Erega tuje kubimura tubajyanye iki? Ese papa ntabwo yakubwiye ko tugiye kwimura. Genda mu komisiyoneri navuganye na papa wawe yuko turubuze kubyimura ndi turabijyanye rero. Oya nta kibazo imodoka nayivugishije mani nigeze icyo gipeti cyo giduteje bodyguard mani nta kibeshye ntabwo cyaduteza bodyguard ya modoka niba wayivugishije ongera uyivugishe uyibaze niba yagiye
kira mani ya modoka. Aro mani ugeze Matimba. Noneho nawe mubwire ko tugeze Buswahili turi kuza. Umva se natwe tugeze Buswahili. Mubwire ngo na me tumusigiye igisasu. Na me twamusigiye cya gisasu waduhaye. Mbwira ko nano wadukurikiye kandi. Urumva? Weyihute mani yo mari witu yambutse. Gira vuba biriya bicuma bitaraza. Fast mani tawambuka twe turagusanga yo mani. Babarira. Zamuka, vaya tugende sha. Bayo. ntabwo ko nzabafata Gusa ubundi urashaka iki? ambara tugende Wowe mumaze kuntagaza. Aranyishe dohagaye. Amubyeyi. Mva mubwira. Ibigoryi mwibanye birihe byantezeho. Abana ntabo. Bisambo mwafatanyije kuri babiri he. Nabisambo nabyo. Birihe. Wabatwereka. Nabisambo byari. Mva mubwira. Nutabatwereka. Ya mbunda yanjye ndayifitera. Iki Isize mu nzu. imbunda. Ntabwo uvuga aho bari. Rwose reka mubwire. Uretse mubwire. Ariko nta bantu twibanye. Uvuze ngo Nta bantu twibanye. ntabwo uzi aho bari. Nabo ni igigege wabona. Usigara umurinzi. Ningaruka musange yakubwiye aho bagiye.